Ijambo ry'Imana tumaze kumva riratubwira umugani w'umwana w'ikirara. Ku cyumweru cyashize umugaragu w'ikoraniro yatwibukije ubusobanuro bw'igisibo ko ari igihe cyo kugarukira Imana, kandi yatwibukije imigenzo mboneramana igomba kuranga umukristo uri mu gisibo: gusenga cyane, kwigomwa, gusiba kurya, ndetse no gukora ibikorwa by'urukundo. Yakomeje atubwira ko umuntu aho ava akagera, umukristo aho ava akagera, atabura igikorwa na kimwe akora cy'urukundo. Kabone niyo waba ntacyo ufite, wavuga ijambo ryiza. Ijambo ryiza rirarema, ijambo ryiza rirahumuriza, ijambo ryiza rirakiza, ijambo ryiza ribeshyaho, n'ibindi wakongeraho bisingiza ijambo ryiza. Ijambo ry'Imana tumaze kumva riradutekereza inkuru y'umwana wari umeze neza iwabo, arya neza, basigaza ndetse bafite n'abakozi. Navuga ko uyu mwana yitwaga bosi imbere y'abagaragu b'iwabo. Yesu akuzwe. Nyuma yo kumva ko yifuza kubaho yigenga, yahisemo kuva iwabo yigira mu mahanga, kure y'iwabo, kure y'ababyeyi, kugira ngo yigire guhekenya mu mvugo y'abubu, ntawe umuhagaze hejuru umugabane se yari yamuhaye nyuma yo kumusaba ku mbaraga. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umurengwe wica nk'inzara. Umurengwe wica nk'iki? Inzara. Hari undi mugani bavuga bati ugaburira uhaze bararwana. Niko byagenze no kuri uyu mwana wahisemo kuva iwabo ntacyo abuze, ariko akishakira kubaho yigenga kandi akaba kure y'iwabo. Mu kuzirikanira isomo hari ingingo nifuza kubasangiza kugira ngo twese tugendane. Ingingo ya mbere, umwana ati dawe mu munani ungenewe. Mu kuzirikana kuri iri jambo umunani, narihuje n'inyito ya gikristu, narigeranije y'impano cyangwa se ingabire cyangwa se ubushobozi cyangwa ubuzima Imana yaduhaye ngo tuyikorere, ariko rimwe na rimwe ugasanga tutazikoresha neza. Hari n'ibibazo nibaje ngira ngo nawe wibaze, ese uracyafite umunani Imana yaguhaye? Ibaze nanjye nibaze, ese wibuka umunani Imana yaguhaye? Ubu uracyawibuka? Ese ukoresha ute umunani Imana yaguhaye? Igisubizo ugihe Yesu. Ingingo ya kabiri, yigira mu gihugu cya kure, ahatagaguriza ibye byose, yibera mu maraha. Ikibazo nibajije, ese kure y'Imana nihe? Mu gusubiza nagerageje kugenekereza, nsanga ko kure y'Imana ari igihe cyose twahisemo kwigira mu ngeso mbi, tugakora ibyaha bitandukanye, tukanga kujya mu ikoraniro hamwe n'abandi, ahubwo tugahora muri gahunda nyinshi, aho benshi dusigaye tugira tuti ndi busy, ndi occupé, mfite rendez-vous, erega nge nasabye berije uruhushya, erega nge minisitiri arabizi, umuyobozi wa minisiteri arabizi, mporaniye uruhushya. Kandi mu by'ukuri ugasanga ibyo uba uhugiyemo wabikorana nyuma yo kuva mu ikoraniro cyangwa muri minisiteri. Twisubireho bavandimwe. Ingingo ya gatatu, amaze kubitsemba byose aratindahara, ajya gusaba akazi, abona ko kuragira ingurube. Shalom. Ibaze kuragira ingurube, ukifuza kurya ku byo yaryaga nabyo ntubibone, kandi wanyu muri abakire, mufite abakozi, yemwe murarya mugasagura, ariko wowe ugezaho gusangira n'iki? N'ingurube. Uyu mwana yarageze aho twavuga tuti yarageze aho umwana rero nyina ntagire ute? Ntiyumve. Indi ngingo ngira ngo tuzirikaneho, reka mpaguruke nsange data. Umwana yaribwiraga ati ningera kwa data nzamusaba imbabazi. Nicyo cya mbere.
nzamusaba imbabazi, wenda simbarwe mu bana be angira umwe mu bakozi be, nibura nere kongera kurya ku by'ingurube njye ku by'iwacu, basi mpage simba umwana we ariko angira mu bakozi be nere kuragira iki? Ingurube. Uyu mwana yafashe icyemezo cya kigabo, yanga akayamvugo nyarwanda igira iti amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Yarabyanze. Tumwigireho kwemera ko turi abanyantege nke, bityo tugarukira Imana. Shalom. Indi ngingo, akiri kure Isi aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye, yarirukanse aramuhobera atitaye ku makosa yamukoreye. Vuba mumwambike, mumukarabye, mushake inkweto, impeta nziza, umwenda mwiza, mubange ikimasa, mugire bwangu. Tora umwana yari yarapfuye none yagize ute? Yagarutse. Yari yarazimiye none aragarutse. Nguko uko mu ijuru haba ibyishimo nk'ibyabaye muri uyu muryango iyo umunyabyaha agarukiye Imana. Igihe ni iki ngo jye nawe dutere intambwe tureke mu rugo kwa Data? Aradutegereje, aradukumbuye, yifuza kudukoreshereza ibirori kugira ngo twongere twinjire mu muryango nta pfunwe ry'uko twamutengushye tukigira mu maraha. Ingingo ya nyuma, Isi ati uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse. Nzirikana kuri iyi ngingo nibajije, ariko nawe wibaza, ese ndiho? Ese uriho? Ese uri muzima? Ese ndi muzima? Bitekerezeho, ntiwibe murangize usubize Yesu. Murabona ko ndi imbere yanyu, ndahagaze, ndi no kuvuga, ariko ushobora gusanga imbere y'Imana narapfuye mpagaze. Ngako agahinda k'umukristu wapfuye uhagaze, tukamubona agenda nk'uko ngenda, kuko mpagaze, kandi imbere y'Imana yaragize ute? Yarapfuye ahagaze. Bavandimwe, isuzume nanjye nisuzume, bityo tugarukire Nyagasani Yesu utubabarira ibyaha byacu, atitaye ku nshuro twamucumuriye, atitaye ku bihombo twamuteje. Gira bwangu, ngwino muri iyi minsi tujyane gusaba imbabazi mu ntebe ya penetensiya. Yesu aradutegereje. Yesu agize ute? Aradutegereje. Ese uzi ukuntu adukumbuye? Afite irungu, yabuze ujya kumushengerera, yabuze uwamusaba kandi atunze byinshi. Twihute kandi tuzaronka nta kabuza. Iki gisibo kidusige mu rugo kwa Data, iwacu mu ikoraniro mfite inyota, iwacu mu muryango remezo, iwacu muri Kiliziya Gatolika. Ngwino tugendane, dufatane urunana, kandi tuzagerayo nta kabuza, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Kandi koko ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Mukomeze kugira igisibo cyiza.